reka mbanze nsenga Imana ho gatoya kugira ngo Uwiteka ashyigikire tuganire dushoreye n'umwuka w'Imana. Yego. Kuko nababwiye ko ngijwe, reka tubanze dusenga Imana. Yego. Nyakubahwa Mana nziza iri mu ijuru, mu izina rya Yesu, wowe udukunda urukundo rwinshi cyane, wowe dukunze tutarabo gukundwa, wowe dukuye mu ivata, wadukuye mu isayo y'ibibi, ukatuvana mu mwijima ukadushyira mu mucyo wawe, wowe tuvanye mu mubare w'abagowe, wowe twaba dufite ibyiringiro, bifite ubugingo, ko dufite umugabane mu ijuru. Ndagushimye cyane, wagize neza. Kubwa kana kanya rero Uwiteka Imana mpagaze aha ngaha nge n'umugaragu wawe, turashaka kubwira abanyarwanda imbaraga zawe, imbaraga z'Imana ishobora byose, zisumba imbaraga z'ibyo bavuga ko ari Imana bamwe batamenye Imana rurema. Mana udushyigikire, ushyigikire umpagarareho kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zimanuke, ntagira icyo nibagirwa cyangwa ntagira icyo gikica ku ruhande, ko Satani abashaka gusahura. Kandi n'ukuri abagiye kumva ubuhamya mu izina rya Yesu, ubateremo ibyiringiro, basubizemo ibyiringiro, bumve ko hari Imana ishobora byose. Urakoze rero, duhongwe n'ubane natwe mu kanya gato mu izina rya Yesu, amen. Turi kumwe n'umumama hano, yatangira bibwira, akababwira amazina ye. Amazina yanjye nitwa Uwimana Viviane, nkaba ntuye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Ni umukristo ukirijwe, nsengera muri ADEPR Pentecote, paruwasi ya Byumba, umudugudu wa Bugunga. Aho mpakorera umurimo w'Imana w'uburirimbyi, nkaba n'umudiyakonikazi, ariko nkaba ndi n'umuhanzi ku giti cyanjye. Ndubatse, mfite umutware n'abana 4 n'abuzukuru 4. Turabashimira rero mwebwe mukurikiye Safiro TV, twababwiye ko tuzajya tubagerera hirya no hino. Tukaba twakoze urugendo rutoroshye, tukabona umumama ukuze rwose ukorera Imana. Amaze kubabwira ko ari umuhanzi, tukaba tugiye kuganira akaduha ubuhamya, ariko twabanza wenda nko ku gice kijyanye n'ubuhanzi, nyuma tukaza gukurikizaho ubuhamya. None mama, ku kijyanye n'ubuhanzi, waba waratangiye ryari umuziki wawe kugeza ubu ngubu? Murakoze cyane. Mwatangira rero mutubwira gutangira guhanga uko byaje, nyuma tukaza gukurikizaho ubuhamya nyirizina. Yego murakoze cyane. Nukuvuga ngo natangiye guhanga ngewe nakirijwe muri 1982. Nkijwe muri 1982, Imana yangiriye ubuntu icyo gihe, yafashe nkiri mutoya. Noneho bigeze muri 1990 nibwo natangiye guhanga. Ariko ubundi ngo nta kabura imvano. Mama yari umuririmbyi, mama yakundaga kurimba, akarimba indirimbo zo mu gitabo, ariko yabaga asoroma imboga aririmba, yabaga atetse aririmba, mbese noneho bimeze nka niba navuga ngo ni karande, sinzi uko nabisobanura, ariko nziza, kuko mama nawe yari umuririmbyi, nanjye mbyiruka rero nkunda kuririmba. Ariko bigeze muri 90 ndabyibuka nibwo natangiye guhanga, mpangira korari y'Ikarori twayitaga Raguruwari, ariko ubu nishimira cyane n'ubundi, kuko niho nabaga, niho naririmbiye, nahangiye indirimbo ya mbere, habaye yubire y'imyaka 50 ADEPR yari maze mu Rwanda. Ntangira mpanga indirimbo rero yo kuririmba muri Bibisi, byenda ko itaririmbwe, ariko nicyo gihe natangiye guhanga. Tujya dukunda kubona abadamu bashobora kuba bahanga indirimbo bakuze, baba ari bakeya, kereka wenda nko mu bihugu byateye imbere. Mbese ubona bimeze bite? Hari imbogamizi wabuhura nabyo mu kubikora ubu n'imyaka mufite? Wabwira abakurikiye Safiro TV uko mbese ubibona nuko bimeze? Guhanga nahanze ndi muto, ariko ntinda gusohora. Nabaga mu mirimo ya leta, ko nakorana n'umwanditsi mu rukiko, ibyo bigatuma ntabona umwanya hari yenda wo kujya muri studio. Nta nubwo byakanamamaye cyane byo kumva ko twajya mu studio. Nuko ariko igihe cyaje kugera basi muri 2009 nibwo nagiye bwa mbere muri studio. Yego. Ubwo rero nta nubwo nagakuze cyane, wabyumva, ubwo nari mfite nanjye mfite imbaraga. Nubu imbaraga ndacyazifite kuko Yesu aranshyigikira. Yego. Ariko ikintu kingora cyane mu buhanzi bwanjye, mfite indirimbo nyinshi, izo nasohoye ni 17. Yego. Ariko mfite nyinshi cyane. Ntabwo rero mbona uburyo bwo ari bwo bwose buhagije
bwo kuba nakura mu buryo bw'impano yego bw'ubuhanzi, kuko nababwiye ko ndi mu majyaruguru, burya nk'abantu bari mu mujyi mugari niho babona aho bakora kuri tere bikabatera kumenyekana. Aho rero njyewe n'intege nke zanjye cyangwa n'ubukure bwanjye ni ukuvuga ngo ntabwo nshobora kwirukanka nk'abasore. yego Ntabwo nshobora kwirukanka nk'abasore. murabona ni umumama ukuze, afite byinshi ashaka kubwira abanyarwanda abicishije hano kuri Safiro TV. Nta kibazo, ubu twatangira gahunda. Umuhanzi, umurimo w'ubuhanzi mufatanyije n'ivugabutumwa ry'umuhamagaro. Yego. Noneho ugasanga impano y'ivugabutumwa niyo ishaka kuganza impano y'ubuhanzi. Yego. Ugasanga nyine impano y'ivugabutumwa nagira nk'ahantu navuga ubutumwa bugafata nk'igihe, kuko nabuvuze mu Rwanda, mbuvuga Uganda, mbuvuga Tanzania, mbuvuga Zambia, mbuvuga Mozambique, mbuvuga Burundi. Urumva iyo mpano y'ivugabutumwa ishaka kuganza, kandi ariko muri njye nkunze impano y'ubuhanzi cyane, kandi ndacyayikomeje kuzageza ahari yenda ntagifite ijwi ryo kuririmba. Nuko ubwo rero ubuhamya bwanjye, watangira utubwira ubuhamya bwawe kuva ukiri mutoya, uko wisanze ukiri mutoya, noneho watangira ubwira abakurikiye Safiro TV ku bijyanye n'ubuhamya bwawe uhereye ukiri mutoya. Ubuhamya bwanjye ni burebure kandi buteye n'agahinda, kuko nabyirutse ndi umunyamibabaro cyane. Atari uko iwacu ari abakene, atari uko iwacu yenda banyanga cyangwa se bansitirisa mu bundi buryo, ahubwo nabyirutse nisanga ndi umurwayi. Nari mfite uburwayi bwo mu mutwe rero, ubwongo bwamfashe ndi muto cyane nkivuka, baramvuza birananirana, banjyana kwa muganga, nuko birananirana bansubiza mu rugo. Banshubije mu rugo rero igihe cyakomeje kuba kibi cyane, nkajya nikubitaga hasi, narwaraga igicuri. Nabyirutse cyangwa se namenye ubwenge nsanga ndwara igicuri, nitura hasi nkarashya imigeri. Nuko ubwo icyo kora igihe kiragera, njya mu ishuri, bantangize umwaka wa mbere ndiga, ariko ndwara igicuri. Ndakomeza ndiga kugera mu wa gatatu primaire ndwara igicuri. Icyo gicuri rero baje kumvuza birananirana, ndabyibuka mama asa n'uguye nyine, aragenda ahamagara umudamu, banjyana ahantu ku Mugina, bankoreraho ibintu ku Mugina, bankora ibintu by'ubufindo byo gufata umutsima w'amasaka bawushyira ku nkengeri, bakanyibagura ku nda, noneho bakajya bafata ayo maraso bagashinga ku Mugina ngo bazaza kwiciraho ibyo bazabitware. Byaje gutera papa agahinda cyane, ko papa yari akirijwe. Nuko afata umwanya wo kunsengera, rwose papa aransengera. Ndumva ngeze nko mu wa 4 gutyo, nibwo kwitura hasi byahagaze. Nta kindi, kuko ibyo bintu byo kunjyana ku Mugina ntacyo byakoze, ntacyo byamaze, ahubwo habonetse papa kunsengera, aransengera, burarakiza. Ariko nguma nipfunwe, numva mfite ipfunwe, numva nitinya, kuko abana b'abanyeshuri barambonaga bakamunga, bakiruka ngo nitura hasi ngo nkabasubira, ngo igicuri nabo kikabafata. Nuko Imana yo mu ijuru yanyikirije, ndabyibuka ko papa yaransengeraga cyane, akavuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli. Mbese mu by'ukuri habonetse papa kunsengera, nta n'ahandi yanjyanye, yenda ngo harabo abanyamasengesho abantu bamufashije, ahubwo papa niwe wansengeye. Yego. Igihe kiragira, Imana yihesha icyubahiro, kuko ari Imana ishoboye byose. Ariko mu myaka 15, 16 nza gufatwa n'indwara imeze nka malariya. Iyo ndwara ari imeze nka malariya, twakomeza nta kibazo. Iyo ndwara imeze nka malariya yaje kuvamo indwara y'isazi. Stop. Uramuzi? Uramuzi? Nze dukomeze. Twa tugeze ku waje kurwara. Naje kurwara indwara imeze nka malariya. Iyo ndwara imeze nka malariya rero
ndabyibuka yamfatiye ku rusengero numva ndatitiye njya kota izuba hanze, abantu baraza basohotse mu materaniro banyuzeho barambwira bati va kuri iri zuba urarwaye, ndi gushira kandi ari ku zuba, baturarwaye genda ujye kuryama. Ndagenda ndaryama, ariko aho nari ndyamye nibwo nagiye kubona mbona ibintu biteye ubwoba, ubwo ibisazi byatangiye, ibintu biteye ubwoba. Mbona mama arimo kwirukanka ngo Viviana we ngo ndapfuye, ngo na Murorunkwere yarapfuye, ngo kandi yishwe na bwaki, ibintu nk'ibyo. We nanjye ndapfuye, mbona mama araje, najya kubyuka ngo ngende mu kingure njya ahari, nkabona umugabo afashe ikibando akintsindagije ngo guma hasi aho ngaho ko nusokura apfana na nyoko, nuko mama apfa numva. Ibyo rero noneho naje guhaguruka ndabacika, maze kubacika rero nibwo naboneje ishyamba. Mboneze ishyamba, imyenda ndayicagagura, ndetse ndasara njya ahantu kure, ahantu bita Muyumbu, ni muri za Kaniga, hegeranye n'umupaka wa Rwene muri Uganda. Iryo shyamba rero ntabwo nababwira ngo narimazemo igihe cy'amezi aya n'aya, ntabwo nzi igihe namaze muri iryo shyamba. Nabayemo ndi umusazi, nasohokamo nkarwana, nkabona uri kunkurikira, nkabona n'inzoka, nkatera amabuye, kandi n'abantu bakankubita. Mbese igihe cyarageze rero maze kubona nta mbaraga ngifite, ndagenda none nicara mu ishyamba. Ntabwo nzi ibintu byantunze kugeza ubu ngubu, sinzi ibyo naryaga, ntabwo nzi ibyo nanywaga. Noneho ubwo papa nyine mu kumbura kwiwe n'ubundi yafashe igihe cyo gusenga, arasenga. Mu kunsengera rero Imana yo mu ijuru inkura mu ishyamba, ariko kugira ngo mve muri iryo shyamba nagiye kubona mbona abagabo batatu bambaye ibyenda by'ibikara bibi, bafite ibintu by'ibicumu by'imihunda birebire cyane. Noneho umwe aravuga ngo iyo mwiciwe uryo wankaye, ngo iwe mwiciwe uryo wankaye, wa mukobwa wari wahagana hehe. Ndavuga nti njyo wakitegetse, mama yitwaga Kitegetse, ndavuga ni wakitegetse. Noneho rero undi aramubwira ngo sandaza akashenda, ngo n'ururimi rwacu n'urukiko, ngo sandaza akashenda, ngo menifu. Undi aramubwira ngo ingaha ogu n'umwojo wetu n'umuhara wetu, aramubwira ngo ya uyu ni umukobwa wacu. Nuko arambwira ngo ngaho rero ngo va muri iri shyamba, ngo kuko nuri gumamo ngo haraza abandi bakwiciremo. Noneho ubwo nabaye nk'umuntu ukangutse, nagize gutya ndagenda buhoro mu muhanda, sinongera gusubira mu ishyamba. Ndirukanka nakibuka, nkongera ngakibuka ngo ndebe yuko bankurikiye, nkikubita hasi kubera ko nta ntege, ntabwo naryaga. Noneho no kwibuka ntabwo byari bigishoboka, kuko ibiti byari byaranyishe ibirenge byarabyimbye, amahoro yaranyishe, ibi bese ntabasha nkirukanka nkikubita hasi, nkongera nkeguka gutyo, mbona ishyamba ndivuyemo. Ishyamba maze kurivamo rero naguye agacuhungu ahantu, ariko bwari bwije. Noneho ngo ahantu naje kwakurwa n'umwana wari uvuye kuvoma nijoro, araza arambaza ngo ndabande, ndabivuga nti ndoko Rwabutogo ni marume uvukana na mama, kuko niwe numvaga ndi buvuge kuko ari wari hafi aho ngaho. Ndoko Rwabutogo, ati uruwande ndoko Rwabutogo. Aragenda bibwira iwabo ati mbonye umwana wo kwa Rwabutogo hari haruguru, atari komeze nk'uwapfuye. Nuko rero nukuvuga ngo sekuru uwo mwana yakurikiranaga na nyogokuru ngo ni mama wa mama. Baraza rero barantwara, bakajya basukira utuzi, babona ngiye gupfa, bahita bamvana banjyana kwa marume muri Bakibukeye. Aho ngaho nahabona ibintu byinshi, ntabwo ndi bubivugeho byo, ntabwo ndi bubivuge. Noneho wenda tubaye nk'abasubira inyuma ho gatoya, tutarakomezaho, igicuri aho cyari cyamaze gukira cyangwa cyari kikirimo? Oya, igicuri cyari gikize, ahubwo noneho Satani ahindura indi ngamba. Yego. By'igicuri bivaho haza ibisazi. Haza ibisazi. Yego. Ibisazi nabyo nabirambyemo, ariko ntabwo ubwonzi igihe. Ntiwamenya ngo ni imyaka cyangwa se n'amezi. Ntabwo iby'imyaka byo nduva bitarabaye byinshi, ariko se nababona amezi. Sinzi igihe kuko burya umuntu w'umusazi ntabara n'igihe. Nanakize numva ntabwo ndi kwibuka. Icyo kwankibuka kuko nafashwe naho narindi. Naho niba umusazi nibyo nakoraga ngenda byibuka. Ari nayo mpamvu natinyaga no kwivuga, kuko aravuga ngo umuntu yasaze akabyibuka ngo arongera agasara.
noneho njyewe ndabibika ngira ikintu kibi ku mutima wanjye nkumva nta muntu wankunda. Icya mbere narwaye igicuri, none cyo ngitindamo kuko nakirwaye ndi umwana ndinda ngera mu mwaka wa 4. Noneho rero none ndinda ngera mu mwaka wa 4 nyine ndwara igicuri. Ibyo none nkumva none nibisazi mbese mbyiruka ndi umwana witinya. Gusa hari ikintu nshimira Imana muri ibyo byose nta busembwa nakuyemo. Amen. Igicuri ubundi gitura umuntu kwibuye kikamutura mu ziko kikamutura aho gishaka ari agashya. Ibisazi nabyo hari igihe nyine ukuramo ubusembwa ngenda n'ubwenge ntibugende neza, ariko kubera ko nakijwe n'Imana ntakijwe n'ikindi kintu runaka, Imana yaranyijingiza neza. Njyashima Imana yangirije ibyo bisazi, yangirije icyo gicuri, ntabwo mu ziko ntabwo iribuye nirumaguye ngo nkukamenyo ngire gute. Ni ukuri mbishimira Imana. Imana yarakoze kubw'imbaraga zayo ndiho nta busembwa. Ibisazi nabyo kuko nari maze no kubinkomye, ubwo naragiye n'ubundi ndongera nsa n'umuntu usubiye bwana. None kandi amahirwe nagize nuko ntasariye iwacu, narasaze njya kwa mwishyamba rya kure cyane. Abadayimana bariyo banjyana hamwe batubwiraga za Muyumbu nyine naho ngaho bahita mu Kaniga, ariko ryari ishyamba rinini cyane. Niba ari nakora ikimeze simbize ntabwo nongeye kurisubiramo. Ni ishyamba rinini ryegera umupaka wa Rwene hariya muri Uganda. Aho rero niho nasariye koko, ubundi nkarwana n'abakankubita ko ntibabaga banzi. Kandi umwana w'imyaka 15 16 nari mfite imbaraga. Nari mfite imbaraga nubwo nari mfite 16, ariko bonaga ndi igikobwa cyakuze nubwo ntari muremure ko nari mbyibushye. Ubwo rero mu gukira nakize naranyunyutse, amabere yarasubiye bimeze nk'akana. Noneho k'imyaka 14 basingaruka mu rugo iwacu, mukuru wa nyine waje kumfata nyine ngo kwa nyogokuru. Ndahaza rero ngi wacu buryo wacu ni hano nyine ibyumba ni hano navukiye. Noneho abaturage bumva ko narwaye iki byose, ariko ntibamenye iby'ibisazi byanjye kereka njye uri kubyivugira. Ni wacu natenye kwibabwira, kuko impamvu natenye kwibabwira narabyibukaga, ariko barambwiraga ngo umuntu yasaze najyaga mbyumva ngo akaba byibuka ngo arongera agasara. None bigatuma ntinya kubibabwira. Noneho bo bakavuga ngo ni tifoyide yanjye, ni tifoyide bigeze banje, tifoyide se kwivurwa n'abaganga bigeze bamvura. Byari imyuka mibi, barabadayimoni nibo bantije ibisazi, ariko ndashima Imana ishobora byose yangirira ibisazi. Amen. Hagiye no mu bapfumu, abandi ngo bajya mu bapfumu, Uwiteka arafiteho umugambi kuko nasengerwaga na papa gusa. Yego. Hagati aho ngaho papa yari umuvumvu, yagika imitiba y'inzuki. Noneho nkakunda papa cyane, yabyuka agiye nko gucanira ubuki kubuteka, nanjye nkabyuka. Noneho ikintu cyantangaje na n'uyu munsi ntari nabonera igisubizo, nuko njya kubona nkabona inyenyeri nyinshi mu kirere. Inyenyeri zikageze zimanuka zisiganwa zikaburira hagati aho ngaho. Nkabona singaho sinakurahiye. Twari tugeze ku kijyanye nuko papa yari umuvumvu agira inzuki. None ubwo buki yahakuraga yajyaga kubuteka kugira ngo abone uko bubika, kuko barabubikaga ntabwo babugurishaga. Tukayatugurya nyine gutyo tukabukira mu gikoma. Noneho ubwo najyaga kubona nkabona nko mu rukerera kwa kundi uko bugenda bucya inyenyeri zigenda zijima, nge ntabwo ariko byagendaga, ahubwo zaramanukaga zisiganwa zose zigashira mu kirere. Noneho zikamanuka zirukanka, ariko zagera hagati zigasa n'izibuze sinzibona. Nkabura nuko mbibwira papa, nkabura nuko mbivuga, nkabibona ngenyine kandi ndi atari ukurota. Ntabwo ko ari ukurota, ni ibintu nabonaga ndi hanze, nkabibonesha amaso yanjye gutya atari ukurota. Ahubwo none inzozi najyaga ngira inzozi zo kubona mu kirere amazuba menshi. Urabona ko tugira izuba rimwe, ariko nabonaga amazuba menshi mu kirere, nkabona inyenyeri nyinshi, nkabona n'amezi menshi bigiye nk'ukwezi kuraha, izuba riraha, inyenyeri byose byivangavanzemo,
nuko nkabibona mu kirere ari byinshi bivangavanze, ari amezi, ari ibizubazuba, ari n'inyenyeri. Noneho nkayoberwa ubusobanuro bwabyo, nabibaza na papa nkasanga papa nawe ntazi n'ibyo ari byo, nawe mubwiraga nti narose ibi. Kandi uko nabibonaga ari byinshi mu kirere byagatwitse nk'isi kubera yenda, ariko nta mucyo, ahubwo byabaga bimeze nkaho ari mu gitondo cyangwa se imvura y'isi. Nkabona ni byinshi byakagombye kuba biri kudutwika, kuko n'izuba rimwe rirava rikica umuntu. Nkabona n'amazuba menshi n'ibizubazuba byinshi n'inyenyeri nyinshi cyane bivangavanze bimeze nk'amanywa n'ijoro, ariko nkabona ni nkaho bimeze nkaho ari mu gitondo cyangwa se imvura ihise. Nuko nabibonaga nkabibona mu kirere. Ibyo bintu rero byaneraga cyane kwibaza, kuko igihe kimwe nigeze nabibona mbibonye, ariko mbona hagati yabyo harimo urwego, rwari urwego rw'icyatsi rumanutse ruhereye nyine aho ngaho biri, rukamanuka rukaza rukagera imbere yaho ndyamye rushinze rugashe, mbese ukabona ni nkaho hari yenda bya Yakobo yarose, usibye ko nge nta bamarayika nabonagaho cyangwa abantu burira cyangwa bamanuka, ahubwo nge nabonaga hagati y'ibyo bizubazuba n'ayo mezi n'izo nyenyeri hari urwego hagati rw'icyatsi rumanutse rukaza rugashinga imbere yanjye. Ibyo nkabibwira papa, nabibwira papa ati mwana wanjye dusenge nta kindi, akansengera. Gusa Imana yarandinze, yanteguragamo uwo nzaba ubungubu wundi ubungubu. Ibyo nabibonaga simbigira ubusobanuro, singira ubusobanuro bwabyo, nta n'undi nabibwiraga, nta wundi nabwira ngo narose, ahubwo papa niwe nabwiraga. Ibyo ntamubwiye ni iby'izo nyenyeri zamanukaga zisiganwa, nkabona ziburiye hagati aho ngaho, sinzibona imbere yanjye, nkazibona ziburiye hagati aho ngaho. Igihe cyarageze rero ndashaka, nsa n'umuntu nyine ugize intege nkeya, papa asa n'umunaniye kuko nishingiye. Ariko hagati aho wenda mbere yuko tugera ku icyo cyiciro cyo gushaka, igicuri cyarakize na bya bisazi birakira, hazaho iyerekwa ryazaga nyiri aho ngaho. Yego. Nyiri aho ngaho nkirwara igicuri, nkirwara igicuri, nibyo najyaga mbona. Ahubwo ibintu byanze kurangira bikarangira ari uko nyirijwe, ni ibintu by'inyenyeri n'ibizubazuba n'amezi n'urwo rwego rero byaje. Naho ibyo byo kubona inyenyeri zisiganwa nabibonaga ndi umwana gutyo kurikira no kuko parabyo kananye nkamubyuka. Ubwo tugeze ku baye mukuru urashatse. Baye mukuru nashatse ndi muto, mfite imyaka 19 shakira Karumba aho ngaho mu kigo cya gisirikare. Nuko noneho nanga Imana kuko nari mfite na Bibiliya, noneho Bibiliya nayo papa aje kunsura mfatiye Bibiliya, nanga Imana sinongera gusura mu rusengero, urumva ko nari umuporoso. Mbese mu kwishingira kwanjye kusa nko kwanciye no mu rusengero, kuko mu rusengero nyiri umuporoso w'umwangirikane, uvuga ngo nimwe nakomerejwe, nimwe nabatijwe ndagahinja, ndakomezwa. Noneho igihe cyaje kugera nkajya mbyara muri batisimu ngira gute, nuko nza kwishingira rero. Mu kwishingira kwanjye rero aho ngaho niho byatutse, no numva nanze n'Imana, sinanibuka n'ibyo Imana yankoreye. Satani anziba hari, sinzi niba ari amatwi niba ari umutima, ntabwo namye ibyari biko nabigenze. Sinibuka no kubona ari umusazi, nari no kubona umugabo cyo kora, n'uwo mugabo nabonye ntabwo yari uwacu, kuko yari umusirikare w'ahantu ku Kibuye. Icyo gihe hari muri Kibuye, ubwo ni Karongi. Nuko ubwo rero Imana ishobora byose irandinda sinapfa. Ubwo haje kuza igihe cyaje kugera ngira inzozi, tuba mu kigo cya gisirikare Kanombe. Inzozi ziteye gutya, nagiye kubona mbona umudamu wambaye imyenda y'ubururu n'icyatsi araje arambwira ngo Viviane ni Karame, ngo sasa umwami Yesu agiye kuza. Viviane sasa umwami Yesu agiye kuza. Icyo gihe hari umusirikare witwaga Mukera Alex, yaramanuka akajya aho bita twitaga ngo
muri Nyarugunga akajya gusenga. Yari umurokore rwose witonze cyane. None nanjye ngashyanuka nkavuga ngo rwose ngo mukera ngo nzamukurikira ngo bagiye kubonekerwa nkuko bikibo babonekewe nzamukurikira ngene mutere amabuye mu ishyamba. Mbese nzira barokore cyane. Ariko igihe cyaje kugera Imana yo kabyara ngira inzozi nanone. Ngira za nzozi nabonye nambutse umugezi. Nyambuka umugezi ndi kuzamuka ngo ngiye iwacu ntumva zo nari mvuye. Ngiye kubona mbona bya bizuba na za nyenyeri, ubwo ndi umudamu na za nyenyeri na ya mezi mbona biragarutse. Mbona nubwo bibaye umwijima bimeze nkaho n'ubundi ari umwijima. Ngira gutya ndavuga ngo Miliyeri we, Miliyeri yari mukuranye nakurikiraga. Ngo Miliyeri we nimeruka we, arambwira ngo none urayihungira he ko wanze kwihana. Ubwo bwaragishe mitamanika amaboko nayiwe Imana mbabare imperuka yakuza manze nihane. Mbabare yakuza manze nihane. Nuko ubwo nanywaga ikintu kitwa itabi rero. Ndavanga ibintu byose nabireka, ariko itabi ntabwo narereka. Itabi narinywaga mbese nabitangiye ari nk'ibintu community, mbese ibintu bya uko nabaga mu kigo nyine igikundi. Noneho bituma nanjye nkundi ntarigeze ndi wandi umukobwa. Noneho inaya wisegereti naba naje nk'iwacu, noneho naba naribuze cyangwa nkaponda ibyo bitagupondera mu bipapuro. Igikamba nari ngeze kure. Ariko icyo gikamba nkagihisha muzehe ko yakibona uwi wanjye arakiri umusore ntabwo yari akabaye muzehe. Nanjye nari umwana, ubwo nari ndi mu myaka 20 gutyo. Noneho rero ubwo gihe cyaje kugera muri makeya muzehe yibagirwa kunzanira itabi. Narimenyere ko ari nzanira, yanzanaga ipaki nkayinywa umunsi umwe, ati nzajya kuzana imiti 5 ku munsi kandi we ntiyanywaga itabi. Nuko noneho rero uwo munsi yibagiwe kurizana rero akigira mu rugo nari misha arambwira ngo arurire turye sha. Ndamubwira nge manzu umitabi mwe ntabwo nashobora kurya ntari nanywa itabi. Arambwira ngo reka turye ngo nindangiza ngo turangiza kurya ngo ndari guha. Ndivuga ni gose wambore ko ntabishobora. Ati reka turye. Ndangije kurya rero turangije kurya. Arambwira ngo n'impyisi yabuze umupfu waryo. Numva ndababaye, numva ndamwanze, numva gahinda karangije, anterera igiciro ngo njya kuryishakira. Ndagenda njyaho twitaga mu magorofa mu bagore bakuze, aho bacuzaga itabi. Barambwira ngo bagiye muri konji, ngiye ahanditse barambwira ngo ryashize. Ndagaruka ndamuhindanya asakuza kugira ngo akunde byuke. Ndamubwira ngiye kurigura kwa Yezu. Mu baservateri hari umugabo bitaga Yezu umukicuza n'amatabi. Ndamubwira kugira ngo nabona ko ngiye abyuke ankurikira avuga ati ngaho uzananye kurikuzanira. Nuko bari umugabo ntabyutse. Ndagenda nihamagarishwa umugore wo ku numero 2. Ndamuhamagara ni Marita we, niba hari agapondo wasigaje wambara ukakama rwose ni nkaho utona gake yabyibuze nkaryama kuya ngo muze habyuke. Muze yanga kubyuka. Ubwo agapondo ni kagatabe baba bacimbiyemo nyine bamwe bakakajugunya. Yego. Nuko rero mbonye atabyutse hari nko masayi ni 5 z'ijoro. Ndagaruka njya mu nzu, njya munsi y'igitanda nkuruzamo inda, njya he hose ngo ndeko harako nawe narapondeyeyo. Mana yanjye notsaga umwana nanywaga wisiki nkajya kuyigura nyine muri ka office mu basuzo office hose nka wisiki na Coca-Cola ngasinda nkaruka nkavanga n'ibita. Imana yarantabaye yangire neza irangiza. Nukuri kandi muri ibyo bimazo bimeze gutyo byose Imana ntiyareka ngo nongere nsare, kandi ubumva uko gusinda n'ibyo bitabi byagomba gutuma nakongera ngasara. Ariko Uwiteka yakije umuntu aba yamukijije kandi yarambitsemo uyu nguyu uburiwe ubundi ubungubu. Nuko rero ubwo naragiye ndaryama n'umuriro mwinshi numva namuniga, ntago nayo kumushoboye yari umusirikare ariko nuvaga namuniga. Ubwo rero igihe cyarageze muri makeya baracya cya giceri cyampaye ndagenda nyimanika ahantu aho twaterekaga radio tuyicometse nyine. Ndacyamanika nsa n'umuntu ukivumbuye. Itabi nariretse ari nko kwivumbura. Ndavuga ngo n'amafaranga yese nyashaka. Nuko buracya sinajya kurigura ndakireka nyereka naho kumva ubwo nafashwe. Nyereka numva umufuka kwivumbura amafaranga yo kuyamenya iki. Nuko avuye ku kazi aracyasanga nawe araceceka gutyo yumva sinongeye kumubwira ngo nampa itabi. Nuko rero nijoro Imana isanze iranyereka gusa
umudamu arambwira ngo sasira umwami Yesu agiye kuza. Ndavuga Viviana, sasira umwami Yesu agiye kuza. Okay, nibwo mbona umucyo. Nabonaga hari amabuje manini, buje nini cyane. Zingana n'ako kuboko kwanjye. Ziza zishoreranye ari 3. Ziza zishoreranye ari 3. Ngiye kubona mbona umugabo wambaye imyenda yera ariko umuzungu. Aje arankubita. Ankubise rero mpita ndirimba indirimbo ivuga ngo munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu. Nabwiye ko nari umuporoso nari nzizi. Yego. Ngo munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu ngo niho nifuza rwose guhora mpagaze. Ngo nibuye ry'igitare imbere igicucu renyiza impagara mu rugendo rwanjye. Amen. Iyo ndimba ndayiririmba ngiye kubona mbona wa wundi wankwitaga ndamubuza. Naya mabuje sirongeye kuyabona. Ubwo nahise mfata ibiringiti by'abana niko nabibonye. Ibiringiti abana banyariye nyine banyaraho. Binuka abari byo nsasa vuba vuba. Maze kwisasa mbere yuko ayo mabuje agenda ikintu cyajyanye ayo mabuje nagiye kubona mbona umugabo muremure cyane wambaye imyenda yera ariko noneho imyenda ikampika mu maso no mu maso akampika ariko azamwenyura mwiza yamabuje ntabwo nongeye kuyabona. Nuko araza agira gutya ashyira abanza ikiganza hasi kuri bya bintu binuka bya biringiti byabuze. Nabonaga ngo ntarabyanikaga ngo byari byabana binuka inkari nyinshi cyane. Mbanagize gutya mbona yicayeho. Nuko ngiye kubona mbona bwa bya biringiti bita binduka umweru bisa na yakanzu yari yambaye. Nuko arambwira ati ratubugiye kugukorera umugati. Nguko ubwo bwarakiye rero. Bukeye mu gitondo nibwo nabwiye abagore ngo nabonekewe. Ariko ubwoba nabwo ari bwinshi cyane. Naje gukizwa rero ubwo naragiye mbibwira umudamu wari umudivantiste maze kwimubwira namarira menshi cyane mvuga nti ndabigenza gute. Arandangira abasirikare b'abajandarume baraza nyine basengera ko umudamu batatura kwatura ntabwo narinzi byari. Nuko ubwo nabambwiye ngo aturabirananira sinenzi kwatura icyari cyo. Niyo bambwira bati hani ntabwo narinzi kwatura ibyari byo. Ubwo ahubwo twese turirimba indirimbo ivuga ngo iyo ndirimbo naririmbanye amarira menshi ngo Yesu tuguhungiyeho udutabare tudapfa nubwo tutabikwiriye utubabarire mukiza utwemere nubwo turi babi Yesu waradupfiriye mukiza utwemere. None hari igice kimwe cyandishije amarira menshi ngo dore mwikubise imbere ungirira uko washaka sinyanga mwamunkureho ingeso zose mbi. Iyo ndirimbo naririmbanye amarira menshi cyane kandi mitafata umwanzuro. Haleluya. Amen. Nahise mfata umwanzuro uwo mwanya ndavuga ngo Viviana arakijijwe. Nukuri. Ubwo rero barambwira bati hari icyumba cy'amasengesho kijya kiba ku wa mbere nyine cyabiraga hari Kanombe. Twari dufite kiliziya yari kiliziya ariko abaproso bakayisengeramo abakatolika bakayisengeramo mu gitondo twebwe tukayisengeramo nko mu masasta kuko yari y'abasirikare. Ubwo rero hari amasengesho kuva uwo munsi ntabwo nasibye amasengesho natangiye noneho bituma mbona nuko abandi batura bihana nanjye ndihana ibyo bapfumu bari barampaye yewe nibirebire cyane. Ubwo nagiye no mu bapfumu kandi ntarigize njya mu bapfumu ndi umukobwa. Ubwo nagiye mu bapfumu baminzaratsiza ngo umugabo batazamutwara izindi barazizana barazima bazima ndi kumwe na muzehe ngo ntazapfa tutazapfa bimwe tubitaye imbere y'umuryango ibindi tubimanika hejuru y'inzu ninjoro. Yewe Imana yangiriye neza. Nuko ubwo naraje ndibwiriza bya bintu ndacukura ko muzehe yari yaramenye sima yo ku muryango abitabamo ndabitaburura. Ikindi nambaraga gutya muri sujipe nambaraga nambaye sujipe imwe. Mama yanjye Satani nimve ateza uburushyi biteye ubwoba nkambara sujipe imwe nabuze ibyo kwambara nkayimesa nijoro ku manywa nyine nkambara kugira ngo kubera ko habaga hari icyo kizaratsi. Nuko muri makeya rero
Imana ingira neza, ndabitabura, ndacyabya bindi ndagikata, ndakijugunya, ndakizwa rwose. Igihe kiragera rero kubw'imbaraga z'Imana nuzura umwuka wera nkiri mu gisirikare, ahubwo tukiri mu gisirikare, Imana impa agakiza. Ubwo rero Satani yaje gufuha, Satani ararakara none ashaka kunyica ngo mveho. Ubwo twarahavuye nyine tujya ku Kibuye aho bita Karongi, tujya mu kigo cya Karongi nyine ku Kibuye. Noneho tuhageze nari maze kubyara umwana wa gatatu, ndabarayizinga bizinga amezi 6. Ubwo n'ubuhamya burebure cyane n'ibitangaza Imana yankoreye. Maze kumenya ko wayizinza abaganga bibacubeye bibananiye neza, nibwo muganga umwe yari umudamu w'umuganga afite umugabo w'umudiregiteri wa prison, arambwira ati njye nkugiriye inama jya mu Kinyarwanda. Kandi ubwo ndakirijwe ati jya mu Kinyarwanda. Naratekereje ndavuga nti ninjya mu Kinyarwanda, noneho nibwo nibutse ko nasaseho, nibwo nese mbyibuka cyane, nibwo ko narwaraga igicuri, nyamara cyagiye ntakizwa, nakoraga ibyaha ibyo simbyibuke. Nibwo navuze ngo ninjya mu Kinyarwanda nkakubita n'imyuka mibi kongera ikagenza ukundi no kurenze kwa kundi. Ubu none ko Imana nanayikururiye ko Satani byayirakaje, ndavuga ntuya ntabwo nzajyayo. Bangira inama bati nta kundi byagenda no kujya mu Kinyarwanda, ndanga rwose. Gusa Imana ishobora byose, hamwe no kuyisenga no kubona ko namaramaje. Okay, nari mfite ubwoba bwinshi kuko natekerezaga ngatekereza ukuntu ndizarya ikarya Satani cyo kintu akakinzanira indi zakurya kwa kuntu ziryana ikurye kugeza ubwo ikwishe. Uzapfa nabi. Noneho undi mutima ukambwira nubwo nzapfa ariko nzajya mu ijuru. Sinizere ko nzagira gute, sinizere ko Imana yashobora kungiza. Yego. Ubwo buranyica ariko nkavuga ni nubwo napfa ariko nzajya mu ijuru, ariko nzapfa nabi. Nuko igihe cyaje kugera rero, umudamu uri Karongi aho zari umubikira abivamo, Imana impa agakiza. Niyo wansanze arambwira ngo Viviane, ngo nukuri wababaje Imana. Nayibabaje gute Isabelle? Arambwira ngo wimuye Imana ku ntebe yayo wimikaho Satani, abare wicazaho. Numva ndamwanze cyane, ndavuga ngewe wemeye gupfa nkanga kujya mu bapfumu kugira ngo ninapfa nzibonera ubugingo. Ngewe wazi kugenda kandi nzi ko ndiryana gafata umwanzuro wo kumva ko Imana yo mu ijuru izanyijyanira. Nuko arambwira ngo ndabona bisa n'ibigucanze, ngo ubwo bwo bufite ngo nta munyabwo uzajya mu ijuru. Uko kutizera kwawe, nutizera ntabwo uzarenga umutaro. Niko yambwiye. Ubwo ntabwo uzakujyana mu ijuru nunapfa, kandi no kutizera kwawe ntabwo uzatuma urenga umutaro. Yewe we nahise ngenda ngi wanjye, ngi imbere y'igitanda ndapfuka amafata ku gitanda, mbwira Imana nti Imana urambabarira. Mbese numvaga Imana itari bumbabarire kuko nuvise nayicumiwe cyane. Bita nibuka yandi ndivuga ngo nutizera Imana ntabwo uzajya mu ijuru habe no kurenga umutaro. Nsaba Imana imbabazi, njya mu cyumba cy'amasengesho nsaba Imana imbabazi, baransengera. Muri make numva ndongeye mbaye Viviane muzima. Nizera ko Imana ishobora byose nkuko yakuye Saduraka na Meshaki na Bedenego mu itanura ry'umuriro. Nuko kwizera Imana kwanjye, nyimara kuyizera nahise njya kubise. Ngiye kubise Imana mwijije nyibagiza ko ndabanayizinze. Ndabari barayizinze ubwo n'ubundi buhamya burebure cyane. N'umukozi wari waratwaye ibintu abandi mbese barayisenga. Nagiye kwa muganga rero, ngiye kwa muganga Imana irabinyibagiza, ariko ndabyara. Ariko maze kubyara kuko inda bayizinze ifite amezi 6, n'ubundi umwana ntiyongera gukura mu nda. Umwana aragenda aruma, kaba gasaza gafite ibintu uruhu rwaragerekeranye kubera gusaza nk'urw'umusaza hari yenda wa musaza w'imyaka 120. Nukuvuga ngo nta musatsi kubera ko inda bayizinze amezi 6, uruhinja ruguma gutyo ntirwapfa ntirwanakura. Noneho rero ubwo ngubwo nibwo akana nkabyara karajwigira nk'imbeba. Nabyajwe n'umudamu bita Mariane, yari umuganga ariko tunarimbana muri kora ducurangira gitari. Nuko arambwira ngo ibi ni ibiki byaye Viviane, ngo ibyo byaye ni ibiki? Kari kameze nk'imbeba,
arajwigira icyo nzi cyo nuko ari umuntu nuko namubwiye kandi nyiri gata nicyo nzi cyo nuko ari umuntu. Imana irakomeye. Nuko noneho rero akana twaragacyuye turataha ariko ngashyira mu bintu byinshi nyine nkagafureba mu bintu byinshi cyane. Tugeze mu rugo hashize konsa kwera ko umunwa wako utajyagamo ibere kari kameze nk'agaprimatire kandi kararengeje igihe nkajya nkamuriramo udushereka. Muri makeya igihe cyarageze cyo kwita umwana ibe izina, mukuru wakurikira araza asanga turyamye aravuga ngo papa ngo muzambabarire ngo umwana muzamwite Simoko. Ngo tuzabona ntabwo yarazivugane muzambabarire umwana muzamwite Simoko. Isaraseka cyane ariko se Petit twakora kwita Petit Simoko ko ari Tony dukomba imyenda ya gisirikare y'urugamba nyine. Tony hari imyenda ya gisirikare bambe Simoko ubikuye he arigenda nta kindi yatubwiye. Dusiganye na se turimo guseka. Noneho bukeye mu gitondo uwo munsi no turi bumwita izina nyirizina nyine. Ubwo yabivuze tuzamwita nk'ejo. Noneho bukeye turi bumwita izina aragaruka afata se mu mutwe ngo papa undi ngo karamesha mumbabarire umwana mumwite Simoko. Turaseka nuko saramubwira ngo turarimwita shaka. Nuko ariko twebwe ntitwamenya ikigendererwa. Nitwamenya ko umwana aduhamye ko none tugiye gubura n'urugamba nyarugamba. Ubwo bwarakeye mu gitondo umwana tumwita igira imbabazi Innocent n'ubu niko yitwa ariko cyane cyane azwi ku izina rya Simoko. Bari Zambia ni yacuriza n'umucuruzi ukomeye. Noneho ubwo ngubwo turarimwita ariko twibaza ibyari byo. Ubwo umwana nuvuga ngo ntiyakuze. Umwana ntiyakura. Abagore bakajya bambwira ko nari mpagarariye abagore mu kigo aho ngaho. Nakundaga kuririmba cyane batari ko iyo mana uhoza ku karimi kawe nabiga nitwa Peace. Ngo iyo mana uhoza ku karimi kawe yatumye ubyara umwana umeze kuriya iyo mana usenga ari imana nyabaki. Ngo nutamujyana mu bapfumu, ngo nutamujyana mu banyarwanda. Ngo mu kiziriya ngonga yavukanye ngo ntabwo azabaho. Ndahindukira turi mu muganda mbwira Peace ni Peace. Uyu mwana ntabwo nzamujyana mu bapfumu nkuko bimbwiye. Ikana mwana njye azabaho. Burya no guhamya ni byiza. Imana nsenga izamukiza. Bimara igihe akana kagenda kiyongera buhoro buhoro ariko ari gufa rwa ruhu rugenda usa n'urambuka ariko ari gufa mbese afite urutwe rungana gutya ariko ari gufa. Umwana bigeze nko mu mezi 6 umwana arwara umusonga. Arwara ni indwara bitangwa ni bronchite chronique. Iyo ya chronique rero ntagipfa gukira. Umwana twaramuvuje turamuvuza birananirana kugeza umwana namujyanaga mu butayu nkamwambika ibisarubeti byinshi cyane nkamwirika nko kwibuye mu butayu ninjoro iyo mwana twaramusengeye umwaka urashira umwana turamusengera imyaka ibirashira kugeza ubwo nahize umuhigo rero ari nayo mva n'imvano yirivuga butumwa afite bya hafi na kure. Yego. Noneho ubwo abaganga bagize baranyirukana ibitaro nabibayemo umwana akagenda asepfura mbese ubona agiye gupfa neza nkajya niginga Imana wambariye umwana wanjye ukamurura ariko barabiteye ubwoba. Nuko Imana rero ngeze aho migo abaganga bamaze kunyirukana naraje mbwira utwa Marita Nyirangoboka ndabwa ni ngwira tugenda tujye gusengera Innocent ameze nabi none birarangiye n'abaganga baranyirukanye. Twaragiye tujya mu ishyamba ryaho ngaho nyine turasenga migo ndavuga ngo Mana nunkiriza umwana nzagukora hana ngiye ndavuga ahantu habi. Nuko Imana ku mutima iti nicyo nashakaga rero sasa kuko nabya bindi Imana yankoreye uko kungiza kose ntabwo nanagize ntango ubuhamya. Ntabwo nanagize ntango ubuhamya ko Imana ngije igicuri ntabwo nanagize ntango ubuhamya ko nigeze mbuho umusazi ni mbese numvaga ndi umunyacyubahiro gusa ntakizwa ariko singira ibindi mvuga. Nuko aragenda mbona yahuye mu kivu ndavuga n'umwana wanjye arakize ngiye kubona mbona umuganga arambiye ngo tega itako ry'umwana tumutera umuti. Muganga ntazi umutara wumwesha kandi ubundi akana kabonaga muganga wambaye itaburiya kakarira nuko agira gutya amutera urushinge. Maze kumutera urushinge rero umwana wanjye nuko yakize. Arakize Simoko abarakize. Araho ariko ameze neza. Araho rwose ni igisore kimeze neza ndimo mukwereke n'ibishoboka mukwereke n'umuhungu mwiza mu gufureshya na se. Umuhungu mwiza cyane kandi ameze neza no ku buzima.
yarabyibushye ku buryo n'abantu babibonye bavuga ati ntibishoboka, uyu ni Simoko, ntibishoboka. Mbese ni ukuvuga ngo muri za 95 abantu bamuzi hano baramuzi cyane. Simoko yarateye ubwoba. Arabivugiramo. Amaze gukira nanjye ndirara, sinajya kuvuga ubutumwa, sinajya gushima Imana, aho nabuze nzajya ngenda nkashima Imana njyanye n'ibipapuro byo kwa muganga kuko byari byinshi cyane. Nuko sinagenda nkareba aho navuze, nkabona n'ahantu kure, ubundi nkabona hari aho bitaga mu Rusenyi, nyine niyo ngiyo za Karongi, ahandi hari Karongi ruguru ku Munara, aho hose hari insengero za ADPR. Nari nagiye mvuga ngo nzajya hanaha, nzajya hanaha, ntabwo nabashije kuhajya. Kutajya kwangera Imana yarababaye. Maze kuhabara intumaho umugabo witwa Kambari, yari umunyururu, araza asanga ndi kuri robine ndi kuvoma, arambwira ngo none se ngo amakuru ni meza, ngo none se ibyo wavuganye n'Imana ngo warabikoze. Imana yambwiye ngo nkubaze ngo amasezerano mwagiranye warakurikije, warasohoje. Nuko ndamureba, ndamubwira, numva ndamusuzuguye, numva ndamukubye, ndamubwira nti icyo nzi cyo nuko ibyo navuze nzabikora. Musubije nabi yahise anigeza, dore ko yari n'umunyururu. Agiye ndavuga nako Imana nayo mvuga ijambo ritari ryiza ryabaje, Imana igahita ikora direct. Ndavuga nti Imana nayo ntabwo simbizi ibyayo, uyibwira ikintu ikamera nk'umwana. Uri kumva? Umve Satani ni umugome. Umve mbese irimo kunyishyuza ibyo nayibwiye ngo nimbikore, yanyirije umwana, ndamubona aragenda, umwana yabaye muzima, nagivuga iryo jambo. Iyo mbitekereje numva mwaye. Nuko n'ubusirabana ntazajyayo, irabana ntazabikora. Nuko noneho Imana ni nka yambwiye ngo atireka nkwereke ko ntari umwana cyangwa ko ntari umuntu nkawe. Nari ntwitinda, narayitwariye muri trompe mu nkondo y'umuro, sinari imbizi. Byageze ku mugoroba njya ku mudamu witwa Anastasia, arambwira ati reka nguye ku mutobe. Ndamubwira nti reka, nari natetse imyumbati nayigetse ku bishyimbo, ndavuga nti reka manze njye kwirira imyumbati nanywa, bikambuza kurya, ntinima ndagiza kurya ndagaruka. Nageze mu rugo n'urutse umwana mukize ku gitanda, numva ikintu kimeze nk'icumu kiraza gikubise nyine mu rubavu rwanjye, nana rimwe. Maze kwana mpita njyama, ariko ndasinzira. None wanjye arambwira ati none kutariye, numva n'inyeganyiza biri bwongeye bigatikura buryo. Nuko ndaryama, bigeze ninjoro akana kararira kuko nari naragacukire, narwaye amabere barayapfutse. Noneho mbyutse ngo nkakorera amata, numva cya kintu kiraje n'uri kirakubise gikubitana na rimwe. Muzatari ko sibi nibiki, mbora nibyo ibyari byo nanjye birancanga biranyubira. Bigeze mu gitondo cya kare ndongera ndabyuka, akana ubwo muze no hitaga bikora, ndongera ndabyuka akana karize kirongera kirakubita gikubise, no kubera ko igitanda cyacu cyari Kigali, njya ingwa nitambitse gutya, hepfuye nitambitse gutya. Noneho mita insa n'umuntu uciye, ndahwera neza, none kugira ngo ngaruke bita nduka amaraso. Maze kuruka amaraso naho ni yande yaturitse nkaho byaciyeho, aho bica byo birazamuka bica mu kanwa. Nukuri ndagira ngo mbabwire ngo n'abantu bizi by'ubuganga, nta hantu igifu, kuko ibintu ujya kubiruka bibanza guca mu gifu. Naho rero muri etarisi cyangwa se muri iyo trompe nubwo yari yaturitse, nta nzira yagombaga se byari guca mu gifu. Ubundi umuntu aruka biturutse mu gifu, biturutse hehe, kandi rwose yenda simbizi ko nize ubuganga, ariko ngenzi neza yuko inda ntayihuriye n'igifu ku buryo waruka inda. Bihita binca mu kanwa. No uwiwanjye ahitahaguruka, uwo mwanya arahita hamagara Madane, umudamu witwa Madane twabanaga mu kigo, ati Madane, ati uko madamu arapfuye. Ubwo yirukanse ajya kuzana umushoferi witwa Tenesi. Denise arasa, none ubwo nari maze guhembuka, ariko narutse amaraso. Baba bakavuga ngo nibikoma nanyweye, ngo bitukura, ngo by'amasaka atukura, nabinyweye hagana hehe. Nuko nto bahita banjyana kwa muganga, ariko gwanjyana kwa muganga nto kidakuramo, ndi muri mbura nuko nicara baramirika gutya inyuma nyine mu modoka, nyine yari imodoka ya double ya ntuza double cabine. Baramirika, bamaze kumirika ngenda nyine Madane namfashe, ndi muri nageze kwa muganga, banjyana kwa dogiteri. Bakimara kunyana kwa dogiteri ambaza uko nafashwe, ambaje uko nafashwe. Noneho rero ntangiye kumubwira
birongera nyine nimure birarangiye mpita nikubita hasi kugira ngo mpembuke n'ubundi byabaye kuruka amaraso. Noneho abaganga birabacanga birabayobera baravuga bati yenda yarwaye umwijima cyangwa se indi ndwara yo mu nda tutazi yenda ntiyamenyekana none ubwarutse amaraso arapfuye. Reka twebwe tumubage turebe inyama imwishe apfe tumenye byibuze inyama igize guteye imwishe. Ni nk'ubutabazi rwose Imana yarantabaye. Batereka tumubage noneho turebe inyama imwe apfe tumenye inyama imwishe. Bahita banjyana ku gitanda nyine kunkorera kunshyiramo ibyo bagomba gushyiramo za sone n'icyo yose kugira ngo bamanure bajye kumbaga, ariko babanza kunjyana ku mudogiteri w'umuzungu arampima nkora mu nda babura ikimenyetso. Wabuze sinye rero nibwo bazamutse banjyana muri operasiyo, banjyana mu ntuza muri sale dope mu nzu y'ibagiro, muri sale y'ibagiro. Bamaze kuhangeza rero barabaganga benshi cyane kuko ubwo naho ngeze kwa muganga navuga ni munde kurebera arangiye muze agasohoka hanze akabyina umudi akabwira witwa madame arapfuye nuko guhemuka kukaba kubiruka. Nuko ubwo rero banteye ikinya kinyica mu mugongo, mbese iyi parti iki gice cyepfo banteye ikinya bakintera mu rutirigongo mpfa igice cyepfo. Bivuga ngo ibyo yankoreraga byose narabyumvaga kuko wanze kunsiziriza ko n'ubundi narapfaga yenda baratekereza ati nitumuhereza ndashobora guherera rimwe. Nuko ubwo rero barambaga ngiye kumva nuvugije induri cyarimwe ngo ninda yaturitse we ngo ninda yaturitse. Noneho undi mudogiteri ati kuse ko karakaga indira turika igaca mu kanwa ati ibi biki tubonye. Indira turika igaca mu kanwa kandi hari umudogiteri wundi warushatse vuba aho ngaho umugore we nayitwariye aho ngo muri trompe mu nkondo y'umura we iranamwica itanaturitse yaramaze iminsi apfuye. Nuko dogiteri Kamara yitwa Kamara uwo mudogiteri ku Kibuye mu mujyi yenda abanyakibuye bazabyumva bariho mbere y'intambara uwo mudogiteri Kamara yarahari baramuzi cyane. Nuko fata inda se ica mu kanwa ko bwa mbere tuyibonye. Nuko ariko bavugira cyane ngo ninda twariye muri trompe mu nkondo y'umurango niyituritse nabazwe n'abaganga bana n'impagakiwe n'abaganga benshi ngo barebe inyama inyishe kuko nari nazwi aho ngaho mu mujyi arenzwe. Abandi banjyanye kuri Brankari nge nabango abandi bankurikiye gutya ku mpande ngo dize ngo cyakigore cyari haruguru ngo cyambara rinete kindi ngo kirapfuye kidashotse ndi munini kigere mfite nk'ibiro 81 usugiye ko mfite za 96 ngo kirapfuye cyakigore kirapfuye cyambara rinete ibintu nk'ibyo. Uwiteka aranzura Uwiteka nk'uruhano ariko yarafite impamvu. Amen. Ubu njye mbitekereza hari igihe mbitekereza nanjye ubwanjye nkumva ndafashijwe cyane gutekereza imbaraga z'Imana. Nuko gusa hari n'ibindi bifite bikomeye uri buze kumva bari buze kumva ikindi gice cya kabiri nacyo gikomeye. Hari nubwo nanga ubuhamya nkavuga ariko si abantu ntibagira ngo ndibeshyera ariko ntago mba nibeshyera kuko namenye Imana n'ijambo ry'Imana avuga ngo havumwe umuntu uvuga ngo Imana yavuze itavuze. Muri makiya rero aho ngaho niho bambagiye barangije kumbaga banjyana nyine muri ntuza banjyana muri urgence banjyanyemo. Aho niho nari narwariye nsa n'ubambye gutya hano harimo serumu y'amaraso aha serumu y'amazi. Aho rero mparyamye ntabwo nabashaka kwiyegura nubwo ikinya cyagizo kikanshiramo ariko kubera ukuntu bari bambaze ni igikuvu kinini cyane ntabwo nari kubasha kwiyegura. Aho nari ndyamye imeze gutyo nazi ko nzakira niho haje umukecuru twa Marita Nyirangoboka wa wundi nakuvuze nabwiye Marita abaganga baze kunyukana nagiye nkabwira ni Marita we ndiro tuya ni gusengera igira imbabazi simoko. Nuko ubwo rero Marita asanga mu bitaro arambwira ngo Vivia ngo nagize yerekwa riteye gutya ni ngo nabonye abantu bafite ibintu bimeze nk'ibari imivuba simbizi imivuba ntabwo ndayibona n'amaso yanjye bya bindi imivuba ni by'abacuzi bavuguta kugira ngo have mu barimo kubigukorera ngo numvijwe rimbwiye ngo ubwo ngo nukugira ngo ave mu gikoresho kizima yego uri gucurwa kugira ngo uve mu gikoresho kizima. Mama we mbwira Marita ni Marita we busiri kumbwira ibyo ngibyo urabona ahantu uzahabyuka kuko barambwiraga bati afite ibinure byinshi cyane iki uruguma ntabwo ruzapfa guterana. Nuko muri make ariko kuko Imana yashaka kugira ngo mpaguruke nyivuga noneho kuko narayibonye nanayitinya nanayihindura umushyitsi yaranyirije namazemo hafi by'umweru 3. Nuko
mvamo bankuramo ntangira ubwo rero nanze kugenda ndi muzima ngenda ndibishwambagara ndatangira ndagenda njya ahantu n'ahantu kure maze kugenda aho nagira ngo ngiye kwinjira muri bisi konvayeri yasohokaga kansunika ngo mvira modoka kandi abandi b'inyuma yanjye bakagenda bakinjira narekezwaga n'umudamu w'umusirikare sinzi aho basigaye baba niwe wamperekezaga pasikazi ubwo nawe agahita asohoka mu modoka kubera ko waherekeje banze kwinjira mu modoka tukagenda ducumbika bwacya nagenda twajya gutega bisi hakaza rajya kurira akansunika gutya mvira mu modoka. Ubwo bagusunikaga bitewe n'icyo kibazo n'Imana ngo ngende n'amaguru kano mbese narakubiswe none rero nkagenda nkavuga nti pasi tugende nubwo ndi gukora bwose ndi gukorera mbese nta ngorano ndi gukorera ariko tugende no hitanyicira ndabizi ko ndi kugenda mu gihano yaramanye nanze kugenda ndi muzima nuko ni kandi nayibwiye ijambo ribi rwose nuko tugenda n'amaguru turinda tugera ahantu bita mu Kigamba we duturutse ku Kibe mu mujyi ahantu hagendwa ubu ngubu n'amafaranga 1500 ku modoka twaraye inzira rero ubwo nagenda nyine ndatangira mvuga Imana ndayivuga na bya bipapuro nkabivuga ndiga hariya kuri cette famille ubwo hari muri 93 na kabiri nibwo naje ku ishuri kuko numva narabihagaritse 9 na 4 byari ibintu biki mbese ari imyaka mike nagomba kwiga oya ni 9 na 3 nuko noneho nibwo kubera kudakora umurimo w'Imana nibwo sasa Imana inkubise ikintu cyitwa impyiko rero ariko nari nabibonye ndere njya ku ishuri ngiye kubona mbana nabaye cya kirema cya X urabona abantu bagenda amavi asa nafatanye najya kwafatanura bikanga ndavuga ni nubwo ngiye ku ishuri ariko ngiye kubera ikirema naho niyo mpamvu nagombaga kwiga kandi nkanakora n'umurimo w'Imana nkanavuga kuko nabaga mfite na recommandation ndende nuko ndwara impyiko baganga barazisuzuma nazibona impyiko ndivuza we ubwo 9 na 5 nibwo naje nangaho ibyumba duturutse nyine Karongi mu mujyi nzi nahangaho ibyumba umugabo yaragisubiye mu gisirikare cyagikoye yagiye mu gisirikare cyagikotanye kuko ntabwo twigeze duhunga noneho mba hano mu kigo hepfo mu gipaseri hara hepfo nibwo haje umuvuga butumwa yitwaga ngo nitabita yaraturutse Icyangugu ahantu bita Karengera araza sanga hariya ndwajwe nitwa Costazi ntabwo umuzi wowe twarimbanaga mbere y'intambara nyuma y'intambara gatoya araza arambwira ngo nitwa Viviana niko nitwa ngo ntugire ngo ni ikindi urwaye impyiko urwaye ni igihano cy'Imana kuko watishutse ku nshingano ntayo ku Mana yanjye ngo ntabwo ari umuvuga butumwa ngo ntabwo wakoraga Imana niko yabanje kumbaza ngo ntabwo wakoraga Imana ndavuga ni Imana ndayikorera mu kuririmba ndumuririmbye ndetse ndumwe mu bagize komite ya korari bari ko ubyumva ngo ngo ntabwo ngwaje by'uburirimbye ngo ntabwo wari umuvuga butumwa ntireka da ntabwo nigeze mvuga ubutumwa nahubwo ni nubuhamya nagendaga ntanga ni kubwo nari narahigiye Imana ko Imana ni nyiriza umwana nzagira gute nzayikorera arambwira ngo Imana yaririmbye indirimbo mu Giswahili yaririmbye ntabwo nayifasha n'Igiswahili senkezi ngo nukirambira ngo nije nkubwire ngo ntabwo yigize guhakonje ngo haguruka ukore nudakora nyine ubwo nuko Mana we narambwiye nise tabi urabona nzakorera Imana nukomeze ukomeze uko urabona nabasha gukorera Imana nuko arambwira ati ibyo birakureba ndamubwiye nonsengera mbe muzima ngene mpaguruke nkorera Imana arambwira ngo singiye gufata igihano nawe niko yambwiye ngo singiye gufata igihano nawe numva naho ndihe byahita nahaguruka aragenda ajya kwa Pasteur Dominico ngo singiye gufata ngo haguruka ukorera Imana nibaza ukuntu ndi gukorera Imana we nihagarika amaraso avanze n'amashyira ibirenge byarabyimbye kubera impyiko nagize nihagarika amaraso avanze n'amashyira marapfukamye nk'umugore uri kunda impyiko ziraryana nuko mboneyeho nitanabona n'akazi disi kandi meze gutyo ariko kubera ko nimaze kwemerera Imana yo kabyara ahise igabanya imisonga ndagenda njya ku kazi dore nakoraga nabanje mu rukiko rwa Kanto yabwisige nyuma y'intambara hariya ngeze mu rukiko rwa Kanto
ndatangira ngenda nkururuka ariko nkorera iki nicaraga mu biro ngahaguruka gutyo nkajya nandika nongera mpaguruka nuko muri za kanto nta kazi kenshi kabonekaga bya cyane ariko narahababariye naho nuko ariko kwa kwihagarika amaraso avanze n'amashyira bisa n'ibigize gute nibigabanutse. Umugabo witwa Dominico Pasteur ndamukunda nta nabizi buriya yangire neza yantwaraga kuri moto anjyana kwa muganga antwara ameze nk'utwara amagi yigengesiye cyane yaramvuje ku buryo bushoboka sije ko cyari igihano cy'Imana nyine ntago nari gukira kuko yari inkoni y'Imana. Imana yankubise kenshi ukuri kumwitira uze kukumva mu buhamya mu cyiciro cya kabiri. Abakurikiye Safiro TV rero uyu ni Viviane umukecuru ababwiye ubuhamya ubwo mbarara iki kindi gice gikurikira murakoze. Yego.